ari mwebwe umushingaje ngo murakora cyangwa uratashye ku igare ryawe umugabo wawe nawe mu kanya umuraraza kugusangayo ndapfuye we none si iba ariko se nzane telefoni basi ajya kuyiza umva reka ngende mama umugore ahantu hose ngiye arankurikirana ahantu hose ngiye akankurikirana ninde sakubwiye ko ndimo ndacuruza ninde kubwiye ko ndi gucuruza kumva imbere genda kumva imbere mugabonye mana we shamuwo mu nzu nziza ukuri hangana ariko se mwana wa none yaba ari umuzimu wakohereje ariya mafaranga wabyitwara mute bategurire ku meza oya byihorere subira mu mirimo yawe hari ikintu ushaka kumbaza ntacyo yenda Anko dusangire rero ngira ngo ukunda ve mperuka kera ukunda ve sisi niba ukikunda n'ubu ngubu niko bimeze ariko amakuru y'iminsi se ntibisanzwe nta gishya nta gishya ariko nawe nizere kumeze neza imeze neza nta kibazo madame araho afite konje amazemo icyumweru bamuhaye konje ya 2 semaines ya bitese ku nsu y'untungu yawe ni amahoro nta kibazo kirimo nuko nashaka ko nza tukaganira by'umwihariko nta kindi aha okay okay ni byiza cyane karibu ntubundi nizere ko atari njye wari waraguciye muri uru rugo kuko mbere uru rugo rwisangagamo ntago ari warunciyemo kandi ntago iryo kosa narikora ryo gucika mu rugo muri abavandimwe reka gusa nyine urabona ko n'abagenzi banjye ntabwo twiriwe tuzana kugira ngo tuganire njyewe nawe turi kumwe twisanzuye nta mbogamizi ariko anko biraba atari bya bindi byanyu byo kumbwira ngo murashaka gushyira imigabane muri kampani yanyu ngo dutaranire kampani bibaye ari byo tuse n'ababisimbuka duhindura ikiganiro uranyemera nkubaza nguteze yombi wemera ko abantu babaye babi gute ese kushobora kubyanga bikagukoraho nese reka mubaze ikintu urumva aribwo byagushimisha uramutse uyisizeho ubuzima kampani ukayisigaho ubuzima byagushimisha bitekerezeho neza anko buriya mu buzima habaho ibintu bibiri hari ugupfa hakabaho no kubaho kera data atari yatabaruka yajyaga ambwira ati mwana wanjye burya nta muti wakaje tekereza ko nubwo napfa none ahangaha namwe n'ibyabagwa amahoro ushatse kuvuga ngo iki ariko uramuswa yarashatse kuvuga iki tuvuge se ko afite abakurambere bamukurikirana imitungo ye niriwe nanashakisha cya kigore cyatwaye umwana ntahebye
wa mugore w'uruhe ko nakuzi hano umunsi ariko madamu niyo wanzanye hano nzajye nkora amasuku hano noze n'ibyombo. hanyuma se wakoraga yagiye kare uje kuyakora uho ukoraga nyine ari hanze ariko nawe nyine ufite umukozi w'umwana mwiza ndavuga ngo reka nze mufashe abafite akazi kenshi ariko ndahita nigendera. aho mpamagara uwo mukozi gusa we ngo ni ngume arashaka wiki nta mwanya wo kutamfite. Kuki? Ngumi, ibintu mbwiye ni ibiki? umva anko umugore wanjye yishwe kandi umuntu umwishe ashobora kuba yari umugore. Umugore? Mva bang pore kabisa. Oya reka nze kukureba, reka nze nkurebe nta kibazo. Oya ntupanike ntuve naho ngo mu rugo ngendaje. Nanjye ntabwo ndi kure. Ndi hafi rwose. Yana rindi mu rugo. Reka nze. Mwebwe kumushingaje ngo murakuri cyangwa? Bose ariko mwe munumije. Oya njya mugende. Va mu nzira mugende. Twari tuyibase cyane. Mama neza bagiye gusara. Umva uri bavuga ngo bare abantu bagiye gusara bari basara batari birukanka ku musozi ngo tubone babaye abasazi. Umva nkubwira ahubwo ndashaka ko twihutisha ibintu. Ndashaka ko bajya mu butabera. Umva mwana wa uri inyuma icyo uzakora cyose imigambo ufite yose umva uri inyuma turafatanyije. Ahubwo ma ndashaka kugenda ndashaka kuva hano. Ngewe mva hano ndashaka kuva hano none nanjye mabusha yaza. Ndashaka nkagahushya nkazara ikintu nshaka kubwira. Ni iki mwana wa? Sema ndahita nza wowe genda ahubwo reka nkuzanire amafaranga sibyo ibintu ndabikubwira ngeze mu rugo. Ngaho genda. Umwana wanjye nuhe mupanga afitera. Ako papa buriya kuki koko wanze ko ngenda kandi wari wanyemereye? ntabwo nakongeye kugenda urabona nawe burije kandi mama ari mu nzira ariho araza uzajya ejo nta kibazo. Hari ikibazo se? Ega papa ikibazo nuko neje ubwo ngubwo uzambwira ngo nimbe mbyihoreye. Oya ejo rwose nta kibazo uzagenda kandi ugende hakiri kare ugire n'igihe ugarukira. Sawa nzaba ndeba ko nabwo utazanyengera. Halo? Niriweho? Urashaka muhoza? Reka muguhe. Papa ushaka hano. Alo? Oui no. Bitese? Shani papa wari ukwitabye. Sha ntago ndi buzi. Papa yabyanze ariko nzaza ejo. Ejo nzaza kukureba twirirwane sibyo? Nzaza kukureba twirirwe twiganirira.
oya ntugire ikibazo ejo nzaza rwose sawa umunsi mwiza ariko inimero zanjye yazihawe nande? papa ni njye wazimuhaye kugira ngo tuzajye twivuganira. Mwana wanjye uzi ko ukeneye agatelefone koko? papa wazayinguriye se? Rwose telefone ni ngombwa kuri wowe kabisa. Kuri zayinguriye ndayikeneye rwose papa. Ese wowe bite? Ko mbona umeze nk'ufite ikibazo udashaka kumbwira, bimeze bite? Mabusha n'ubundi kirahari ako ndumva mfite ubwoba. Akari wabaye ute? Ntukajye ugira ubwoba bwo kumbwira ikibazo ufite, sibyo? Yego Mabusha, nashakaga kubasaba gahushya byibuze ku munsi umwe. Ndashaka kujya kureba ababyeyi, hariyo utubazo pe. Tubazo cyari? Urebye mfite karumuna kanjye karwaye, ndashaka kujya kureba ukuntu kameze, byaba na ngombwa nkakajyana kwa muganga. Ibyo byo birumvikana. Agahushya ndakaguhaye, ariko ubwo urihangana mushakire n'udufaranga twagufasha ugezeyo, sibyo? Ikindi kandi ndumva wagenda ejo ari byo byiza. Nta kibazo, ariko numvaga niba byashoboka nkagenda nimugoroba. Sawa, kandi tunganye baza kugenda. Mabusha murakoze cyane. Akuse ngumi ni ukuri kose Paul kabisa. Ngiye kubyakira byananiye rwose, ariko ubundi byagenze gute? Muganga yavuze ko yaruzwe. Nyine nagengeze mu rugo sanga umugore arimo gusamba, arimo gushira mu mwuka nyine. Ariko magambo yavuga agacikagurika yarimo kuvuga ngo umwuka ukaba mukeya, akongera ngo ahita ashira mu mwuka. Gusa agiye ibyo byombi nabihuje sanga avugaga umugore. Umugore? Nushatse kuvuga ko umugore ari we wamwishe? Nta nibyo byanyubiye. Ako njye hari ikintu natekereje, ndavuga ngo ndaza kukikubwira. Urabona cyagiye tujya kwica umuryango wo kwa Dadi, hari akana kacitse kandi kacikanywe n'umugore kucyo umeze ukuntu. Aho ngo nta kintu uri kumvamo kweri. Ariko uzi ko ibyo uvuze byashoboka? Wasanga umwana yaramaze gukura kandi yaranashatse. Ashobora kuba ari kudukina kano gakino, akaba ari nawe wishe n'umugore wawe kugira ngo akunda kumvisha uburibwe nawe ubwumve neza, umva ukuntu ibintu bimera. Hanyuma si wa muntu usanzwe uduhamagara? Hanyuma nicyo ndi kwibaza. Wa muswa utangiye kuduhamagara? Ya mwitabe. Wapi wangu? Ariko sana. Come on, uncle. Suye mumagaye yawe nshaka kuguhamagara mbona guhamagaye ku yawe. Kuki? Ndavuze ngo umusubize telefone niwe nshaka. Umva. Uno wari gushaka abantu nimuvugana. Aho se unashaka kumbwira iki? Ariko so mwitabye urabiki? Hello? Ariko sha nzongera kuguhamagara ukanga kunyitaba.
uzambona. Ntawe se waba wumvisha uburibwe wateye abandi ukuntu bwakugezeho. hakundi wakigaragaje wa muswa hakurabeshya n'ingufa tuzambona toka anko uyu muntu uko byagenda kose ngomba kumufata kandi agomba kubona undi we kubona ariko ubundi telefone isoni igihe kingana gutyo utayitaba kubera iki ariko si nguye kugira ngo uhamagare yakigaragaje se wamwitabye ntawe netabye halo reba yakubye wowe urabura kwitaba umuntu arangiza ukazana ubugoryi bugeze aho ngaho wowe se wamwitabye Ngome ubwo we n'iki kari umpamagaye kandi ngo imizingi iravamwe imyibano ndi kugukeka amababa halo Umva uwo mugabo ari kunsuzugura ariko ndashaka mumubwire ngo ubu none asuzuguye umuntu udakwiye gusuzugurwa. ako urashaka iki wowe Umva mubwire ko ubu none hagiye kubona igihano agiye kumuha. igihano ubwoko kiza Mubwire ngo ntazigera abona amahirwe yo guhamba umugore we. Umurambo w'umugore wawe uri kwa muganga wongeye kuwutwara nzawukoresha icyo nshaka. Okay? Ngome wakutabye umuntu koko kuko ari ngo nutamwitaba ntago uzapfushinguye umugore wawe rwose kuva kakanya agiye guhita mwiba abo kakanya ngagiye guhita utwara ntago uzigera umushingura n'ukuri kose fata halo yayivuye nyamara turi gukina n'ikibi tutazi none se wumva ngumi nzanira telefoni basi umva Nurabite ni sawa none se finally ndahageze none uraje ntakari nka byayindi byawe byo kumbeshya ese mba none ntabwo nari kujya kubeshya wari kunyica sororo ndabizi sinari kugukira Mugabonye mana we shamo mu nzu nziza nawe no kare ubwo se ni nziza kurya bikabiriza gutya umva no kuri mu nzu nziza cyane swe none se hano haba papa we na mama yo gusa yego haba papa na mama gusa nyine mama yambwiye ko hari n'umukozi w'umukobwa noneho nta nubwo uramubona yego ntabwo ndamubona Muzima bawe ibihe byiza n'ibibi haba igihe wishimye cyangwa ubabara gusa ikibi ni ukuba intandaro y'ibibi mu buzima